ku mwaka ngo nangahe? Ibihumbi 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Subira maga amafaranga wumve ko guzuruye. Andi bari. Yego. Sibyo? Numukagira ikibazo mpari, sibyo? Yego. 1 2 3 4 5 6 7 Yego ndabona yuzuye. Genda wishure rwose. Yego. Hari ikindi kibazo? Nta kindi kibazo. Sawa sawa. Mudugu murakoze? Yego. Imana baho umugisha. Ejo bundi hadufite inama. Yego. Ara ku kibuga mu mayira abiri. Yego. Nzaba ndi uwa mbere. Sawa. Yego. Uko amafaranga gashize we. Miliyoni 2 z'umurima. Ariko giregwa uratinyuka mu mutwe wawe. Uratekereza neza. Ushize mu gaciro wowe. Uratekereza neza. Tekereza iki? Usaziye iki? Mu myaka yose umaze kuva nyuko yakubyara. Usaziye iki? Mbese umuturage angane narabemereye ibintu azabibure nabasaba ubwo nshinje. Giregwa uri umuntu wagufata uruguka rusahura ukaruha rubanda. Gerezana ya mafaranga. Tonda ariko. Giregwa merezana ya mafaranga. Kandi giregwa. Ngaza nisigaza. Muyo bobara mudugu ndakwinginga. Amakuru. Meza. Bobara ndakwinginga umugabo wanjye ararwarenda gute. Mbabarira nabuze amafaranga yo kwishyura. Yego. Arwaye iki? Nta mituweli? Nta mituweli mfite. Ndakwinginze mbara kuko agiye kumfana. Ntabwo mwamujanye kumusuzumisha. Ukamusuzumisha nta mituweli afite. Mbabara. Ukeneye nkangahe? 20 byonyine. Gusa ubwo gavura umuntu niyo nkeneye ufite sago kumuhahiramo ibyo kurya. Icyambere nukabanza gukira. Maze musaba nabi mugahabwa nabi. Fashico gipapuro. Nukuri ngira vondi agiye kumfana. 1 2 3 4 ndagakubye. Murakoze rwose niwe rwose kwa dutegereje. Okay. Murakoze cyane. Arega ntimwibeshe. Ubwo muri miliyoni 2 z'umurima hasigaye 1. Ariko merezana amafaranga. Giregwa ndakubwemereza ayo mafaranga. Gira vuba mbabarira. Itonde ndakuze. Umujinya gwawe si uzi watuma abaturage banje babaho nabi. Umujinya gwawe ndaguzisha. Giregwa. Tonde. Ufite icyo kibazo. Ndakubwe ngo aho kugira umuturage wangiye inyuma ari ku ntonde inyuma ngo nkunde mpigika baratwaye duhatanye mu matora ntonde kamajwi birangiye mbaye wa mbere. Aho kugira utuma baho nabi. Bayeho kubw'abaturage nyoboye. Sibyo? Ibyo rero aho kugira ngo babeho nabi. Naho ubwo twakwicanye. Nta kibazo sibyo uhisemo abaturage bawe urabandukishije. Mbakurutishije he? Wobuze iki? Wateka ukajya. Nanjye mpa amafaranga. Yame. Mpa amafaranga. Uri umugore wanje se? Ntabwo nanjye ndi buri cyo nyakoresha mu rugo rwanjye. Nanjye uri umuturage. Giregwa. Iki? Mu mahanga bazagutekere bazakugabure bazakubere n'abagore. Kuko ngiye ntabwo ibinabyemera. Ngiye nkaguma mu rugo rusahurira mu nduru. Kumenza utabaga muzima wa mugore. Abantu mwiriwe. Yego. Mudugu muraho. Mwiriweho. Makuru. Madame Komeri. Mudugu nari mfite akabazo kankomereye pe. Hagarara bamwigezo. Twajyanye mu nama mu gitondo. Nawe so uri muri la nama? Nanjye nari mpari. Nako hari akabazo nari mfite pe kandi karandemereye. Ntakahe? Numvishe nyine ku bintu watubwiye harimo n'ibintu byo kuduha imirimo. Umurima nari mfite nayo ngufatanye na mubyara wanjye none yawunyatse kandi mfite abana mva ndebera ushaka ikintu wamfasha ko nta mugabo ngira ndi umupfakazi. Unyatiye nk'akarima byaba ari byiza nkabona aho nzajya ntera. Waje tukavugana se. Kankwereke. Umurima rero ngo nari nsigaranye 1 2 3 4 5 6 7 Genda ushakemo ibyo wakoramo. Urakoze. Witeze imbere. Ende utegemo na moto. Ntaho utankuye n'uwa mubyeyi Imana izaguha umugisha ikugirire neza. Urakoze n'ukuri kandi mwirirwa amahoro. Sawa. Yego murirwe muramuke. Imana ibagirire neza murakoze.
Girirwa ibi ndabirambiwe pe ndabirambiwe. Uragiye ufata abaturage ngo uzabaye imirimo wogira imirimo uhingamo. Ugira imirimo uhingamo ra. Umugore ntabwo uri muzima. Mana ya. Ahubwo ni wowe utari muzima. Nasi kubizi. None ibintu nabuze ndamutse ntabikoze uzi ngo banyuba. Wowe ujye guhinga ntabwo watisha. Ugira umurimo uri butange. Nzabaha imirima nzabaha mituweli. Wowe ugira mituweli girirwa. Wowe ubwawe ugira mituweli. Mbana hinduru. Mbana yiyamamaje nariyamamaje. Ejo bundi ko arwaye ukaremba wenda gupfira hano bakaguteranyiriza amafaranga. Wagira mituweli mbere yo kujya kwemera abandi ngura ba mituweli. Kutahagurutse mu cimbo canje. Uvuga zira migabo n'imigambi. Mu buzima bwa abaturage baje bakwanjana. Nyina reba umukandida wa mbere yarahagurutse. Sibyo? Bajya kwiyamamaza mu ntabwo nakubujije. Nabarije bambwira ibyo nabo bavuze. Nose umuntu yajya ababwira ngo hazashisha kibondo. Ngo babayeho nabi ngo bazabaho neza ngo zabagira atazabagira ate ubwo sinindavuga ibiki kugira mbahige girirwa narakubwiye ngo reka kwiyamamaza urahinda wa musaza urahinda nkakagwa magena nakubwiye ngo uzankururira ishyano ubwo umurima twagurishije reka tugubasara ngugira ute ngo yabasaranganye ubwo niba hari umwana wagena kuye mu nda yanje maze reka nkubwire aho kugira utume ntaramba ku buyobozi aho kugira unkure ku buyobozi ku mwanya niherewe kuzina ry'Imana nta nubwo nje nabana nawe nkubwize ukuri girirwa reka nkubwire usibye ko nta wundi mugore muri ikariso subundi ubwo wari uri inyuma yandi mbwize ukuri nje ntago nari gushi abo kwa mudugudu mwiriwe neza makuru neza siko ntakuzi we genda kuzi rero mudugudu ndakuzi kare nari ndi mu nama yawe uri kwiyamamaza uri kutubwira imigabo n'imigambi uwo mwuga umudugudu yego ndi uwawe witwa nde nitwa Shemira yego ariko uje vuba nje vuba nta gihe kinini mamaze ndikubona usa nabo kwa karobanuzi hano hirya se yego ndi uwawe yego ubwo rero mudugudu rero kare nari ndi mu nama yawe wivuga imigwi n'imigambi yawe uzatugezeho nk'abaturage bawe sesa ubwo rero naringize ikibazo mudugudu nabaga mu nzu none bari kunyirukana yego iyo nzu nari nyimazemo amezi 3 kandi iyo nzu nari nyimazemo amezi 3 ukwezi mwishyura 5,000 mudugudu rero nari nje hano ngo ugire uko ngenza kare nakumvise rwose mudugudu ibintu watubwiye pe gira uko ngenza pe kuko bari kunyiruka iyo nzu wayishuraga ngahe 5,000 ku kwezi okay ubwo ku mwaka waba wishyuye ngahe ku mwaka ni 100,000 umutware wawe yitwa nde yitwa naho bashira ku mwaka ngo nangahe 100,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay subira maga amafaranga wumve ko guzuruye andi bari yego sibyo numukagira ikibazo mpari sibyo yego 1 2 3 4 5 6 yego ndabona yuzuye genda wishure rwose yego hari ikindi kibazo nta kindi kibazo sawa mudugu murakoze yego Imana baho umugisha ejo bundi dufite inama yego ara ku kibuga mu mayira abiri yego nzaba ndi uwa mbere sawa yego ujukaga amafaranga gashize we miliyoni 2 z'umurima ariko girirwa uratinyuka mu mutwe wawe uratekereza neza ushyize mu gaciro wowe uratekereza neza tekereza iki usaziye iki mu myaka yose umaze kuva nyuko yakubyara usaziye
Mbese umuturage angane narabemereye ibintu azabibure nabasaba ubwo nshinzwe. Girirwa uri umuntu wo gufata urugo ukarusahura ukaruha rubanda. Merezana aya mafaranga. Tonda ariko. Girirwa merezana aya mafaranga. Kandi girirwa. Ngaza nisigaza. Muyo mbabara mudugu ndakwinginze. Amakuru. Meza. Mbabara ndakwinginze umugabo wanjye ararwarenda gupfa. Mbabarira nabuze amafaranga yo kwishyura. Yego. Arwaye iki? Nta mituweli? Nta mituweli mfite. Ndakwinginze mbabara kuko agiye kumfana. Ntabwo mwamujanye kumusuzumisha. Uzamusuzumisha nta mituweli afite. Mbabara. Ukeneye nkangahe? 2020 byonyine. Ubwo si ubwago bwavura umuntu. Niyo nkeneye mbabara. Ufite sago kumuhahiramo ibyo kurya? Icyambere nukabanza gukira. Maze musaba nabi mugahabwa nabi. Fasho gipapuro. Nukuri ngira vondi agiye kumfana. 1 2 3 4 ndagakubye. Murakoze rwose niwe rwose kwari dutegereje. Okay. Murakoze cyane. Arega ntimwibeshe. Ubwo muri miliyoni 2 z'umurima hasigaye rimwe. Ariko merezana amafaranga. Girirwa ndakubwemereza ayo mafaranga. Gira vuba mbabarira. Itonde ndakuzi. Umujinya gwawe si uzi watuma abaturage banje babaho nabi. Umujinya gwawe ndaguzisha. Girirwa. Tonde. Ufite icyo kibazo. Ndakubwiye ngo aho kugira umuturage wangiye inyuma ari kuntonde inyuma ngo nkunde mpigika baratwaye duhatanye mu matora ntonde kamajwi birangiye mbaye wa mbere. Aho kugira utuma baho nabi. Mbayeho kuga abaturage nyoboye. Sibyo? Ibyo rero aho kugira ngo babeho nabi. Naho ubwo twakwicana. Nta kibazo sibyo uhisemo abaturage bawe urabandukishije. Mbakurutishije wowe uziki wateka ukajya. Nanjye mpa amafaranga yame. Mpa amafaranga. Uri umugore wanje se? Nago nanjye ndi buri cyo nyakoresha mu rugo rwanjye. Nanjye uri umuturage. Girirwa. Iki? Mu mahanga bazagutekere bazakugabure bazakubere n'abagore. Kuko ngiye ntabwo ibi nabyemera. Ngiye nkaguma mu rugo rusahurira mu nduru. Kumenza utabaga muzima wa mugore. Abantu mwiriwe. Yego. Mudugu muri aho. Mwiriweho. Makuru. Madame Komeri. Mudugu nari mfite akabazo kankomereye pe. Hagarara bamwigezo. Wajyanye mu nama mu gitondo. Nawe so uri muri la nama? Nanjye nari mpari. Nako hari akabazo nari mfite pe kandi karandemereye. Ntakahe. Numvishe nyine ku bintu watubwiye harimo n'ibintu byo kuduha imirimo. Umurima nari mfite nayo ngufatanye na mubyara wanjye none yawunyatse kandi mfite abana mva ndebera ushaka ikintu wamfasha ko nta mugabo ngira ndi umupfakazi. Unyatiye nk'akarima byaba ari byiza nkabona aho nzajya ntera. Waje tukavugana se. Kankwereke. Umurima rero ngo nari nsigaranye 1 2 3 4 5 6 7 8. Genda ushakemo ibyo wakoramo. Urakoze. Witeze imbere. Ende utegemo na moto. Ntaho utankuye kwa mubyeyi Imana izaguha umugisha ikugirire neza. Urakoze n'ukuri kandi mwirirwa amahoro. Sawa. Yego murirwe muramuke. Imana ibagirire neza murakoze. Usigara amahoro. Mubyeyi wa Rwanda. Me. Urugo rwanjye birarangiye rero. Birangizwa se nagaro birangije. Akugira uratekereza umutwe wawe. Iki? Urayagabye. Ngaho turebe ko bari buguye icyo kuri. Nyina ariko abaturage banje barishimye. Nizere ko ariko abo wahaye amafaranga aribo bari buze kubera umugore. Bande? Yewe mzee. Bitese. Byiza. Makuru ni meza. Ahubwo ibyo bikapu sohoye. Birakureba. Ugiye he? Ndagiye. Ugiye he? Ndagiye. Aho ngiye hose se birakureba. Wa kwatanze amafaranga ni wambwe ngo naga ndeba se. Gashaho. Tumahoro wa muhungu. Ndebe witwa nde? Banyite Manuel. Nese usohoye ibyo bintu ubijanye he? Girirwa ndakwiyane nunyinjiro mu buzima bwanjye. Ese uhuye n'abantu bakakubaza ngo ujanwe n'iki uravuga ngo ujanwe n'iki? Birabareba se. Birabareba. Rero umugore umeze nk'igicucu wa muhungu we nko Imana nimvira umugore muzima nasi nkungu ngabwira uyu muntu ikikujanye ese madao ujanywe n'iki wowe birakureba
nakubazaga ko nzi ko mwari mubanye neza na mudugudu. Yego mwawe uri kugendwa n'iki? Rero urabona ubushize tugutora wari watubwiye ko uzadufasha nk'urubyiruko, rero narinje kukubwira ko nyine ka kabanza nkeneye kurongora. Yego. Ukeneye? Nkeneye kurongora kuko wari watubwiye ko uzadufasha rwose. Yego. Naguhe aho gusa guhaye ino nzu wamuhaye inzu duhona umuturage wawe ndakwiyamye ntabwo ugomba kumbwiriza icyo nkora. Ngambwe iki kujanye? Banza utange ibibanza. Gogo iki? Banza utange ibibanza. Uje si gufata ikibanza hano? Umumeto ndiskose. Uri umuyobozi wari wabitwemera. Nje ko uri umuyobozi rindage singimbiro pesi sigaye mu murima ngo ndi kubashimisha karindagira. None yimba. Ubwo nta gihumbi ufite aho mutuka. Igihumbi. Hana senyise. Nzabayobora nta kintu muri kumva. Naye si byo watwijeje waratubeshyaga. Ndi umukozi wanyu se. Ewe. Uretse ugenda umbwira abandi bantu. Ejo duhure ku kibuga. Izina ry'Imana mutanshira umushahara. Ndabamarira muri gereza. Mwiraho kwa mudugudu. Byo. Mwiriwe. Komera muyobozi mwiza twitoreye rwose. Makuru. Mukomere cyane. Muraho namwe. Ya mufite kapubwa n'amahoro. Ugiye nta na 300 nsijyaga gasururusha. Nayimbwe bikabyirirwa. Kabutura bibi wakijya kurongora. Buramugabo ngana kurango giye kurongora mwabuze ikibanza. Aresha kuriye. Iracyabose muri iki gihe. Ubusirampangiri ni. Ariko nizeye ko mukimuhaye twagotoye tukunze rwose. Uburozi nakarinda. Kimuhaye. Kono nandi bucandi kwici kumbase. Se ko haye abakobwa gusa uriya w'umwimiki. Muyobo. Ubu ngubu narinciye hano ndavuga ngo hano kwa mudugudu twatoye dukunze. Areka burya niyamamaza reka. Kwari kugira ngo nibonere gusa abaturage bari mu bakandida. Nari ndi mu bakandida. Nta nabwirirwa sha duhuye. Ariko burya reka nkubwire iki. Debra byakoti ntambikane nawe kwikarage. Ahubwo reka cakabogeye. Oya kanze ndaje ngurira igikopusha. Subiza mu nzi bibikapu. Uransize uragiye. Mudamu wamukubise se muyobozi. Reba umugore reba ubukenansize. None se ko twagutoye tuzi yuko uri inyangamugayo. Ukuzi ikintu turi gupfa. Nagurishije umurima oya ariko iryo nibanga ry'abayobozi. Ntakonde. Nahinje nkushaka nta kibazo. Tugende mwa. Kabe gakeya nubwo byabicupa rimwe ndisamo. Ikibazo cyane rero amatora. Amatora ukuntu gare kameze mwana we. Hatabayeho kwigegeza ngo uvuge nibitabaho. Ese ngo wazatorwa. Ariko nibiba. Ariko nyine narinje mu buryo bwo kushaka akazi ushomera hazabura buragoye. Yewe we. Naho ubundi gutebeza gutya ibi ngibi no guhisha ibimenyetso naho ubundi mwe imbere nta kintu kibereyemo. Uruje no gushikira ikibanza. Sasa urabona ko cyaje turi mu nama rwose wavuze imihigo n'imigambi myiza rwose tugura kuzanyuza umuhanda mu kirere. Umuhanda hehe? Mu kirere rwose. Mubure guharura neza imigenderano zanyu ngo mukeneye imihanda zo mu birere. Rwose twarishimye cyane. Muhumure muzabona izo mu kuzimu. Ahubwo se kagongo gato. Aho bundi urabona mu minsi yashize nahuye n'abaturage bambwira ko rwose ibibazo byabo bimwe byatangiye gukemuka. Ni ukuri pe rwose nje hano nje kubashimira. Abo batomboye muri roto ko nako nsaruyemo divorce. Ariko nanjye narinje kugira ngo mfashe rwose mu kibazo cy'akazi nakubwiye muzehe rwose. Ubu ndeba gute nta kintu ndiho na kimwe. Rwose umfasha rega. Nukuri nakagace ko wambwiraga nzaza hano nzaza nikaze nta icupa rimwe se jyana. Akazi bwoko niyo wambona akubwubatsi. Ubu washatse igikararo ndagushaka kiyede mu zindi midugudu urakimwe. Nanone ku muntu wize buriya igikarani ku muntu wize muzehe urabona hanze gusunika amagare y'imizigo. Urabona ukuntu rwose kubona umuntu yambaye ikoti nkanjye nikoreye ahantu niho nagenda nakora ku mabinga muturame ngo mwate umuyobozi azabagezayo. Ahantu nakora ku mashini rwose nzaza hano rwose naye nzakwitura. Arega burya gufasha urubyiruko ni Rwanda rwejo. Ejo muri rye yazabakira hano. Urukumva tega amatwi. Yego rwose umuyobozi mwiza. Ngiye kugusaba kandi. Ikora ndabizi. Umuyobozi twatoye tukwizeye. Nuko twagutoye tukwizeye. Naraje muravuze tujya gusoza inama. Nuko nari nzi ko nizo uzabikora. Rwose. Urukumva?
ngiye kuguha karaka. Yego ndabyumva. Ndagafata rwose. Urukumva? Yego. Ugiye kugenda. Umbwira abaturage bose bo mu mudugudu. Bose babandi ko twari turi hariya. Yego. Mugere gwari areguye. Turi kugendana. Yego. Kwegura byo kuvana ujya mu nzu se? Ko twari twicanye ukaba ugiye mu nzu. Mbabwire ko twari turi kumwe hano ukaba ugiye mu nzu. Nese sohoka bira mu rugo. Nese muze nese kugiye kuyampa. Sohoka mu rugo wanyene imbwa. Toka. Nanzi ku rindagire. Warubona ruresha gute? Si nkaho urugusabiriza uresha gute ukiri umusore. Uzasaza ugeze. Numuhete umurima gwande muragwekenye muragurangije ewe we. Kwiyemera ni bibi ndagashaho. Oya kandebe babaturage na haya mafaranga ganje bagampe habe. Ariko ntabwo nicaga igihe muri gahunda zanje igihe gihoraga ari porogaramu. Nitwa Bijiyobija Gerwari. Ndi kumwe n'umufasha wanje yandushije intambwe rero. Yahaguruka akabasuhuza. Mwiriweho neza. Yitwa uzamukunda azamusanga iwabo zuba speciosa. Nje wari ugezweho hose cyangwa abandi barangije? Abandi bose barangije, dutegereje kumva imigabo n'imigambi yawe kugira ngo tubone uko dutora umuyobozi. Bon, rero simvuga byinshi. baratugeraho ndi kubona tumaze kubabera abaturage ba Nyarutoki turazinduka twitabira inama ariko n'abayobozi bagiye gutorwa twababuze mukomere cyane kudukerereza nibaze batubwira imigambi bazatuyobora icyo ubundi uriyumvuye hata aba ngaba nta kintu bazatugezaho ubonye baje ubu nawe ugeze hano nawe utangiye kuvuga nanjye mwaramutse neza abaturage ba Nyarutoki. Murakomeye. Ndabona mumeze neza. Izuba izuba ryo ni ibintu tugomba kumenyera tukanabyakira, ariko nyine nakavura gasigaye kanyuzamo musigaye mona kazuba kanyuzamo nakavura kakanyuzamo kakagwa. Muri iyi minsi karimo kugwa kabisa. Okay, muraza rero kwihangana dore twakerereweho nari mfite inama, gusa ntabwo bikuraho ko igikorwa twese kiduteranyije anga igikorwa murabizi. Mudugudu wacu wari uriho uko byagenze yavuyeho kubera kwitwara nabi, murabizi ibibazo byahoraga mu baturage, ugasanga abaturage ibibazo byaragiye birabarenga bikaba byinshi. Rero twavuze ati reka tuze dutore umuyobozi mushyashya, tukaba dufite abakandida bari kwiyamamaza. Hari abandi kubonamo Pascal yahageze na Fiona. Ubwo abakandida mwiyamamaza uwo mpamagara gerageza zimbere harimo uwitwa Fabrice, Pascal nakubonye, muhagarare hano. Fiona Ndahari. Bijiyobija Gerwari. Madamu warahari se? Madamu we ntabwo yari yaje. Umugabo yabataje se umugore akaza. Ntabwo bari baje. Murwanashyaka. Kwera ku gihe rwose.
none se uyu mukandida ko mbona agiye tugerageza twisubire hano buriya azatugeza ku kigo erega murabizi ko amatora ni ibintu biciye mu mucyo ku buryo rwose mugomba gutanga mwebwe umuyobozi wanyu mwishimiye ubwo mu gihe ataraza rero nta nubwo nzi impamvu kuko ntigeze mvugisha ndumva twaba dutangirira kuri bano bakandida bacu bakatubwira imigabo n'imigambi yabo kaduhere kuri Fabrice. Okay, murakoze. Kubatanze neza amazina yanjye ni Fabrice. Aba naje hano nk'umukandida wifuza kuba umuyobozi w'umudugudu wa Nyarutoki. Ndifuza yuko kuzabayobora neza mu bintu bijyanye n'iterambere. Umudugudu wacu murabizi umuyobozi twa dufite ibintu bijyanye n'iterambere, umutekano byari bigoranye bitewe n'imyitwarire yiwe yari afite. Kandi bajya bakunda kuvuga, abanyarwanda bavuga ngo uburyo iyo ufite intama nziza nawe uba umuyobozi mwiza, cyangwa se niyo ufite umuyobozi mwiza ugira intama nziza. Ubwo rero ndifuza kubabera umuyobozi w'umudugudu wa Nyarutoki, azabayobora neza kandi namwe muzabimfashemo tubigendanemo neza. Murakoze. Yego ndumva twamuha amashyi. Mwaramutse neza abaturage b'umudugudu wa Nyarutoki. Nanjye ndi umwe mu bakandida bifuza kuyobora n'umudugudu. Tugendeye ku by'umuyobozi uvuyeho yakoze, nagira ngo tuzabikosore ku kijyanye n'umutekano. Harimo nigeze kumva inkuru z'abantu bibye bagapfumura amazu, ariko ibyo ngibyo tugiye kubyutsa irondo ry'umwuga. Mu ntego mfite tugiye kubyutsa irondo ry'umwuga kugira ngo duhashe ibyo bisambo. Kandi ikindi iterambere ndi gushaka gutegura umudugudu biramutse bigenze neza mukantura umuriro w'amashanyarazi, hari abatawufite n'abakora ubuvugizi bakawubona, abaturage tukabashyizaho amazi meza, isuku tugakangurira abaturage gukora isuku n'ibindi wenda nabasha kuvugira ahangaha imbere yanyu mukazabibona mu bikorwa. Murakoze cyane. Fiona. Mwaramutse neza Abanyarutoki. Nkuko mwabyumvise amazina yanjye nitwa Fiona, nkaba ndi umukandida wiyamamariza uyu mwanya w'umuyobozi w'umudugudu. Muramutse mungiriye icyizere rero twakorana neza, nabigisha abagore. Murabona ko ubu ni gender balance, murabona ko nta wundi mugore urimo. Nabigisha gukora uturima tw'igikoni, twajya dukora isuku ku buryo twinjira no mu nzu udashoboye no kugera munsi y'igitanda nkaba namugererayo. Mungiriye icyizere ibyo bintu twabikora neza. Nabaha amafu y'abana yitwa shisha kibondo, nta mwana wakongera kuba. Icyizere rero mukantora rwose twakorana neza kandi tukabigendanamo neza. Nk'abagore bakunda gufatwa n'inda bari mu rugo, nakoresha ubushobozi bwose bushoboka nkabashakira akamodoka kanjye abaha nomero ya telefoni mugomba guhamagaraho ku buryo bamugeza kwa muganga byihuse. Rero nimungirire icyizere ibyo byose tuzabigeraho dufatanyije. Murakoze cyane. Murwana shyaka nawe reka tumwakire twumve. Baturage ba Nyarutoki hoye! Oye! 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 Murasobanutse cyane. Murakoze. Mwaramutse. Jeregwari urahagarara mu bandi bakandida nk'uko watinze koko. Hagarara mu bandi bakandida turi kwiyamamaza. Kuko umuyobozi uzatuyobora. Uyu ari mu bakandida. Yego nawe ari mu biyamamaza, reka tumwihangane. Reka mwumve impamvu ze, nta muntu utagira impamvu. Mwihangane tubanze twumve umuyobozi wacu Derejo n'ejo bundi niwe watubera umuyobozi. Reka twumve imigabo n'imigambi ye. Murakoze. Nkuko wabivuze nitwa mu Rwanda shyaka. Ngira ngo benshi turamenyeranye, sanzwe ndi umuyobozi w'urubyiruko, nabikoze igihe kinini. Niyo mpamvu mwoyenza imbaraga za gisore. Siko bimeze? Yego. Nanjye rero nkaba ndi muri abaje kwiyamariza kubayobora muri uyu mudugudu. Mu by'ukuri umudugudu urangiye ntabwo witwaye neza ko impamvu zitandukanye nawe mwagiye mubyumva hirya no hino. Ariko gihe nkabanzanye imbaraga za gisore, kandi uyu mudugudu nawubagamo kenshi, nabana yaba ku murenge ku kagari hose nageragayo. Niyo mpamvu izo mbaraga ngiye kuziza hano mu mudugudu wacu, mbashe kuzamura umudugudu, urubyiruko nzabashakira imirimo ufatanyije n'umurenge ndetse n'akagari ko n'ibintu n'ubundi risanzwe mbamo. Nimungira icyizere mukantora, nzafatanya n'abadamu
muri gahunda yo kuboneza urubyaro ndetse no mu miryango, ndetse nzabafasha kugira ngo ngeze amazi mu mudugudu. Murabizi ko ngira ngo amavomo arimo hano ngira ngo twayabara, ngira ngo murabizi n'ubu nubwo tuciye muri mu nama hano ariko hari abana mubona bava kuvoma ahantu kure. Ibyo ngibyo giye kuri manda yanjye byo nzabikuraho. Ikindi kintu kijyanye n'amashanyarazi, mu by'ukuri amashanyarazi rwose mbijeje yuko icyo kintu nzagikemura. Rero nawe ndabashimiye, nimungire icyizere rwose mukantora, ntabwo muzamwibeshya. Ngira ngo nkawe w'inyuma ngira ngo uranzi twagera tujyana no mu nama zitandukanye hirya no hino. Rero wa murava ngira ku kagari iyo mageze no ku murenge hose baba banshima. Urumva ni ndamuka mbaye umudugudu rwose nzawuzamura ku rwego ruri hejuru. Murakoze rwose. Murakoze cyane. Muraza kwihanganira muzehe Bijiyobija agererwa, nawe twakwakira ukaza ukavuga imigabo n'imigambi yawe. ese ko ari gusinzira ariko buriya uriya muntu ashobora kuba afite nimwihangane, reka tumwumve, buriya ni byiza ko twamwumva. Mwaramutse yego bo mbanje kubiseguraho, ariko ntabwo mwatubwiye amasaha twarayavuze. Ntabwo mwaje ku murenge muje gusinyira ko kwiziyamamaza, ntabwo twabwiye natashe batari basinye. Ariko ntabwo nicaga igihe muri gahunda zanjye, igihe gihoraga ari porogaramu. Nitwa Bijiyobija Gerwari, ndi kumwe n'umufasha wanje yandushije intambwe rero. Yahaguruka akabasuhuza. Mwiriweho neza. Yitwa Uzamukunda azamusanga iwabo Zuba Speciosa. Nje wari ugezweho hose cyangwa abandi barangije? Abandi bose barangije, dutegereje kumva imigabo n'imigambi yawe kugira ngo tubone uko dutora umuyobozi. Bo rero simvuga byinshi, bikorwa nibyo byikoreraga, sibyo? Mungiriye icyizere mukantora, ariko wenda mu ntore cyangwa se cyangwa byihorera. Gusa muramutse mu ntoye, abana bataha amashuri nzabishurira bajeyo kubabyeyi. Abashumeri bari mu mudugudu mfitanye konegisiyo n'inganda zose ziri inaha mu gihugu cyacu. Nta mushumeri uzongera kubayo, nzabaharangira akazi. Ikindi, abantu bafite ikibazo, ibi bitambaro byanyu biri guteka abantu bafite ikibazo cy'ubwisungane mituweli, igihe cyo kwiyishyura, waba ukize waba udakize, wemerewe kuza iwanjye gufata amafaranga. Ikindi, abadamu batwite mva ku kazi, abadamu batwite ariko kuringaniza urubyaro ni ibya mbere, kubera ko dufite ubutaka buke, sibyo? Nibyo. Ariko uramutse utwite udafite amikoro, wemerewe kuza gufata ibyagutunga iwanje. Abafite imirima, bo abatazifite katworoshemo gake, ningiye guhana abazifite. Katworoshe, abadafite aho guhinga muzaze mbaho imirima muhinge, ndazifite nabuze amazi. Ibirenze ibyo rero muzabona ineza yageye Gwari, muyobozi utarigeze ubaho, nimuramuka muntu. Nta kibazo waba ushaka bagenzi wakerewe uri gutegura. Okay, murakoze rero. Njyewe nagerageje kumva ibitekerezo by'abayobozi bacu, byose ni byiza. Gusa namwe nk'abaturage namwe mufite uko mwabyumvisha, mufite abo mwagiye mwishimira, mufite abo mwakunze, mufite nabo mwishimiye nyine bitewe n'ibyo bababwiye. Mwabakandida mwe muri hano mwese ndumva ntawe twaniganye ijambo, buri wese yavuze ibyo yashaka kuvuga. Habaye hari ufite icyo yongeraho
yatubwira cyangwa hari umuturage ufite ikibazo akabaza. Yego. Yena nifitiye udushaza nahunitse nashaka kubwira uwo musaza azampa agasambu nitereremo udushaza twanye. Yego ngira ngo mwabyumvishe ko yabibemereye imirima sibyo muze. Okay. Ndumva naho kugeza ubu ngubu twagenda duhagurutsa buri muturage akavuga umuyobozi we yumva yishimiye. Arajya tubwira izina rye, nge ndajya nandika turabaza kubara amajwi ubwo uragira amajwi menshi niwe turaza gutora nk'umuyobozi. Turahera kuri wowe. Amazina yawe reka mbanze nyabibutse. Uyu ni Bijiyobija Gwari, Fabrice, Pascal, Fiona na Murwanashyaka ni bo bakandida dufite kano kanya. Buri wese bitewe n'ibyo yumvishe mugiye kugenda mutubwira abo mwakunze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nere Chantal. Nta kibazo. Ntababeshi mvugishije ukuri pe. Sayimani wacu ni Bijiyobija. Bijiyobija Gwari rimwe. Ijwi ryanjye rwose agomba kuribona kuko nta muntu no muri iki gihugu nta muntu kuva nanavuka nta muntu ndabona umuyobozi wayoboye umudugudu ngabwira abaturage be ngo nimuze mbaho ubufasha iwanjye. Okay, murakoze cyane. Bose babahaki. Yego wowe. Murakoze. Murakoze. Nanjye amazina yanjye ni Josiane. Yego. Nta wundi muyobozi naturagenda toragira Gwari. Azatuyobora neza kandi birakunda ko atwitayeho. Nawe. Murakoze cyane. Ndumva nabyibushye. Ibiro byabaye Gere Gwari wacu nkaya mashi. Murakoze. Bijiyobija Gwari aho. Yego. Wowe w'inyuma. Nanjye nitwa Imbabazi ariko nkurikije ibigwa avuze tumuhaye amajwi yacu. Uvuze nde? Bijiyobija Gwari. Okay, murakoze amajwi. Murakoze. Nanjye nitwa Mutuyimana Sheira. Nkurikije abakandida dufite hano imbere n'ibigwi bagiye batubwira bitewe n'ibibazo nimfitiye. Nanjye ijwi ryanjye ndihaye Gere Gwari. Oh wow. Majwi 5. Murakoze. Nanjye nitwa Evariste. Natora Fiona wavuze ko azaduha agafuka igikoma. Okay. Ariko asongeyemo n'akabagabo bamwe. Fiona rimwe. Murakoze. Yego. Murakoze. Nanjye nitwa Keria. Nanjye ijwi ryanjye ndihaye Bijiyobija Gwari. Kuko ibi natubwiye ni byiza twabyishimiye. Murakoze. Nanjye nitwa Sandrine. Na ijwi ryanjye Bijiyobija na wundi nari hamwe. Okay, murakoze. Murakoze. Nitwa Emmanuel. Nkuko Bijiyobija yavuze ko azaduha imirimo yo gukora na wundi nahejwe n'ibyo ndihaye. Yego. Wowe. Murakoze nitwa Gisele. Sudahaye ijwi Bijiyobija wari hade. Okay. Mutubwiye ko azaduha imirimo. Bizakemura byinshi. Okay, murakoze. Namwe. Nanjye nitwa Anje, ijwi ryanjye ndihaye Fiona kuko yavuze ko azatugezaho igikoma ntari nyikeneye cyane. Yego murakoze. Wowe. Okay, nanjye ndabashunze mwese. Nanjye icyo navuga natoye Bijiyobija. Kuko yavuze ibintu byiza cyane niwe tugomba gutora. Murakoze. Nanjye Kararisa ngiye ijwi ryanjye ndihaye Fiona kubera ko urana dutuye mu cyaro kandi abagore hano tuba dukeneye kubyara azajya dutiza imodoka yiwe tugeze kwa muganga byihuse. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Joseline ijwi ryanjye ndihaye Fiona. Nari mfite umwana wazanye dutama ariko naduhashisha kibono ndakeka tuzashira. Murakoze. Uyu watoye Madamu. Murakoze nitwa Zuba nkaba ndi umutware wa Bijiyobija. Nta cyambuza gutora umutware wanjye rwose. Murakoze. Okay, ikigaragara cyo ntaniriwe mbara cyane. Amajwi menshi yagiye kuri Bijiyobija Gwari. Hangane uhaguruke usuhuza abaturage bawe unababwire ijambo tubashe kuba
gutaha kuko murabona bikeneye kujya mu mirimo yanyu. Muraho nanone. Ndabashimiye cyane, ntekereza ko mutibeshe mu mahitamo ganyu. Kuvuga ko mutoye neza mutibeshe sinaba ntatiye imvugo nziza. Rero nta byinshi muzabyibonera hehe mu bikorwa, sibyo? Dukeneye imihanda zinyuze mu kirere, zizatubera hano mu mudugudu wacu. Dukeneye ama etaje, buri muturage akaba afite etaje. Dukeneye abana bize za Harvard gusa barangije, sibyo? Dukeneye abayobozi benshi bavuka mu mudugudu wacu bakayobora igihugu cyacu, sibyo? Bazava hehe? Hano. Mw'iryo terambere ryo kwiga kw'abana, izo mihanda zizava hehe? Ni mw'ubwo bushake n'imirimo tugiye guhanga zigiye gukorwa, mukagira n'ubumenyi, sibyo? Ikindi ntababwiye ku rubyiruko, abasore basigaye banga kurongora kubera mikoro. Buri wese w'umusore ufite imyaka 25 mwemereye ikibanza. Nuzabura inkwano azaze nzamukwera, ariko sinshaka za divorce, bazaze babigiyemo bayibigiyemo, sibyo? Ikindi rero ni byinshi nzabakorera, namwe nimumfasha mukambera imfura tukagendana neza. Murakoze cyane. Ndumva ari n'umusozo w'inama yacu, dushimira umuyobozi wacu ukaba ari we mudugudu wacu wa Nyarutoki. Twamwongera amashyi. Ndumva noneho umuyobozi wacu yaratubwiye ko nawe ari kwihuta, twasoreza inama ahangaha. Ntawe ufite ikibazo, amatora yacu mubibona ko anyuze mu mucyo, tubikoreraho mwese mureba. Hari ikibazo ufite? Murakoze, ntabwo nagenda ntagize icyo mvuga ku muyobozi wacu, nubwo nanjye kwiyamamaza hano, ariko sinanyuye ko Bijiyobija rwose ari umuyobozi ufatika kandi ufite ahantu azatukura n'azatugeza. Rwose nanjye namushimiraga. Murakoze cyane. Ndumva noneho ubu nimba nta wundi usigaye twajya mu mirimo yacu. Ubwo umuyobozi wanyu muramubonye, n'ahatuye ku batahazi abahazi babarangira, kugira ngo igihe mugize ikibazo mujye mumugana bicyoroshye. Murakoze rero, ndumva ari ahangaha inama yacu irangiriye. Mwajya mu turimo twanyu. Mwakoze cyane. Ubwo rero ndavugana n'umuyobozi wari uhari. Ahubwo twaba turi kuvugana nta kibazo. Ndumva ibindi byarangiye. Turategura inama. Kunyereka akarima kanjye. Ntibirangirira hamwe yose. Ariko nawe wagerageje ukashusha cyangwa umuntu uzakatuza. Umuntu wo mu kazi yatwizeza ibintu ntabwo yakerewe wari gutegura. Afite inararibonye. No mukambwa no byari azi byari bitoreye umuyobozi cyane. Wigendere se damuru ya kwahira buriya bwatsi bigire mu kandi katwemeje ko ubundi araturusha turamwemera rwose. Umuyobozi w'umudugudu rwose n'ubundi byagaragaraga ko ariwe batora.